Reka tubasuze kandi tubaha ikaze inshuti bakunzi ibacu ni Ibendera TV ukomeje gukurikira. Turaje rero tugiye gukomeza tuganira tubagezaho amwe mu mateka ya groupe ikomeye cyane, ni itsinda rizwi nka Groupe GAEL ryaririmbye indirimbo zirimo Shilo yakunzwe cyane n'abantu banyuranye hirya no hino ku isi, ikaza gutuma izina ry'aba bagize iri tsinda arizamuka ku rwego ruri hejuru cyane. GAEL izwi kandi ku izina rya groupe yo kuramya no guhimbaza Imana. Ni itsinda ry'ubutumwa riririmba indirimbo z'ubutumwa bwiza buzana abantu kuri Yesu Kristo. Ryashinzwe ahagana mu mwaka w'1998, ritangirira i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe iki gihugu cyari cyitwa Zaire. Indirimbo zabo ziri mu rurimi rw'Igifaransa n'Iringara. Iri tsinda ryashinzwe na Aremoroto n'abahanzi bo muri Institut National des Arts, ni ukuvuga ishuri rikuru ry'igihugu ryigisha ubugeni, barimo Birongo, Faustin Ngono, Blaise Mikanda, Francis Nsemi, Trésor Biantwadi, Mireille Basirwa, Lydia Rusamba, John Mwaka, Karino Sanjombo, Anne Kepu, Marte Bureyi, Christian Mvuanda, Ismail Rongo, Hugo Mbunga, Serge Chibuyi, Serge Tabu, Christelle Nsaraza, Clovis Santu, Robert Ngoji. Iri tsinda ryakoze kandi ingendo nyinshi mu bihugu bitandukanye, ryamamaza ubutumwa buhamagarira abantu kwizera no kwakira Yesu Kristo. Indirimbo nyinshi z'iyi groupe zagiye zumvikana ku rwego mpuzamahanga, ni nka Shilo izwi cyane ndetse yumvikanamo cyane ijwi ry'umukobwa witwa Nadege Impote. Iri tsinda ryagiye ryitabira amarushanwa anyuranye mu byiciro bya gospel, aho twavuga nka Kora Award yo mu mwaka wa 2012, aho bari bashyizwe mu itsinda ry'amagrupe aramya akanahimbaza Imana. Iyi groupe kandi yagiye yitabira n'andi marushanwa anyuranye hirya no hino ku isi. Gusa ariko bugiye ngo amatwi azumva uyatoza hakiri kare kumva ibyiza n'ibibi. Ku ya mbere Kamena umwaka w'2013 nibwo inkuru mbi yatashye imusozi ko umwe mu bari bagize iri tsinda waruzwi nka Marte Bureyi yitabye Imana, haza ndetse gukurikirwa na Christian Mvuanda ku itariki ya 13 Nyakanga muri uwo mwaka. Hanyuma haza na Aremoroto ku ya 2 Kanama 2013. Uyu akaba yarapfuye afite imyaka 52, dore ko yavutse mu mwaka w'1961. Twabibutsa ko uyu ari nawe washinze iri tsinda mu mwaka twavuze haruguru. Aremoroto yari amaze amezi menshi arwaye nyuma yuko byaje kugaragara ko yishwe n'uburozi yari yahawe. Nubwo ariko ibi byabaye, iri tsinda ntiryaheranwe n'agahinda, kuko Mbuma yahise afata ubuyobozi bw'iri itsinda ndetse agakomeza umurongo bari bihaye. Nyuma y'amezi make, alubumu Yose volume ya 2 yarasohotse, isohokana amajwi n'amashusho ndetse harimo n'abanyamuryango bari baritabye Imana. Muri Nyakanga 2014
nyuma y'umwaka umwe nibwo itsinda rishya cyateguye igitaramo i Kinshasa maze bashyira hanze alubumu nshya bise Sonjora mu gitaramo cya live. Mbuma wafashe ubuyobozi bw'iryo tsinda yatangarije ikinyamakuru Daily Depêche do Brazzaville mu mezi make nyuma y'icyo cyunamo cy'abo bagenzi babo bari bamaze gupfa ko ashaka gukomeza icyerekezo cya mbere cya GAEL cyo kumenyekanisha Imana mu gusenga no kugarura abantu muri Kristo. Zimwe muri alubumu zakozwe n'iyi groupe ni nka Yawe to Beremi yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2000, Sublime yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2001, Sublime ya kabiri yakozwe muri 2003, NR avec Jésus volume ya mbere yakozwe muri 2003, NR avec Jésus volume ya kabiri yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2004, Sublime Integrale yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2004, Adoror Eterneri volume ya gatatu yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2005, NR avec Jésus volume ya gatatu yakozwe muri 2007, The Best of GAEL yakozwe muri 2009 n'izindi nyinshi cyane. Izi zose zikaba zari mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Bamwe mu bakunzi b'iyi groupe bavuga ko bayikundira uburyo iramya Imana ndetse ngo abayifatiraho urugero bahamya ko yubaha Imana by'ukuri. Indirimbo zabo ahanini zigaruka ku butumwa bwo gukundisha abantu Imana, kuyubaha no kuyicira bugufi. Aba bahanzi kandi ngo nibo bihimbira indirimbo zabo bakaziha injyana, ijwi ndetse n'amagambo. Abagize iyi groupe ngo ikintu cyangombwa baharanira ni ukuzamura isengesho mu ndirimbo baririmba maze imitima y'abantu ikabohoka ikakira umwami Yesu Kristo. Uretse kuba bose barahuriraga mu kuririmba, ariko ngo iyi groupe yari kubiyemo n'abanyamirimo itandukanye, dore ko harimo abize iby'ubucuruzi, abavuza ingoma, abacuranga gitari n'ibindi bitandukanye. Ibi tukaba tubibagejejeho nyuma yo kubikusanya tubivanye ku mbuga zitandukanye nka Wikipedia, Journal du Cameroon n'ibindi bitandukanye. Ni Ibendera TV, turagushimiye cyane kwari turi kugaruka kuri amwe mu mateka yaranze groupe y'icyamamare mu njyana zo kuramya no guhimbaza Imana. Groupe GAEL ahanini yagaragaye cyangwa se yamenyekanye mu ndirimbo Shilo, dore ko iyo uvuze indirimbo Shilo abantu benshi basobanukirwa mu by'ukuri icyo ushatse kuvuga, dore ko ihita igaruka mu mitima yabo ndetse no mu matwi y'abayumvishije. Ni Ibendera TV, tugushimire wowe uri hirya no hino uburyo ubana natwe kandi ntugire impungenge zo kuduha igitekerezo cyawe. Ugira amahoro, urakoze.